ibaze ko umva uyu munsi ngiye ndahamya neza ko uyu munsi muri bona abantu izina ry'Imana kubyiyumvamo kubera ko amasaha bayongeye weekend no kugeza mu gitondo indi minsi isanzwe ni saa 8 ubwo ni turi bande bo kudashima Yesu. Amashati yo ntabwo nyatanga nigeze nkubwira ko nanga amashati rero hano mfite umujene reba do wamubonye Nondi wa ninjoro reba do reba nondi wa ninjoro oya uyu mujene abonye ndi gutanga ibintu arangije avanyemo ishati nziza koko ahita ambwira ngo niyo urayitanga se ngo boss ngo wayimaye hoya se numbwira nabwiye ndayi ibaze we none se mba nkubwire ni mwatashye ryari Imana ngiye mu kanya amavuye mu kanya numva shoba twatashye mu gitondo nacurana twagize umwanya mu rugo sange susko ndavuye susko naravuye gusenga nanuzuye no kwiteka wa muntu mwavagiye gusenga ariko ntumuvuge uze kumbwira amakuru ye neza ese we akazi nako muri Amerika nako ku muntu nako ku muntu ukazi nako muri Amerika ureba mbabarira ubasobanurire aba bantu mbabwiza ukuri ko ntabwo bashaka kunyumva kama iranahenda banza mu Rwanda bayigurisha $15,000 iyi ngiyi igura 7,500 aka kantu gatuma nk'abantu mwe najya mbabwire iminwa kwa kundi yawishishuka ukabona iminwa wayiriye n'inzoga zayisha aka nkako gasigaho nta ibyo bintu bibaho nta kampani ifite ndi kwamamariza dore ngaho babari ubereke kontwari yawe ya bariko imwe y'inzoga mbega umugore uri umunara w'i Babuloni ndagasa Yesu ahubwo se baravuga barabizi batarashyiramo inzoga bereke bariko oya ariya babyita kubarabura babari ubereke reba bro mumbare mundebere handitse Eric C Cheers akananga ni bari yo bayita furniture iri nibu ijo nibu ubwo budobo buri aho ngaho nugasham nugabaye ga ice butekamo ice na champagne kwa ndi bayizana muri green lounge iri kwaka umuriro urakoze harana gutereka inzoga subira inyuma gato yitwereke subira inyuma nyine byose bigaragara Diva bro harahanditse DJ Benda Cheers Diva ahubwo giye ndaza guha umuntu wankoreye gukorere bita kwizerwa urakoze man Eric nagire ibintu wabaze ko bibaho nanjye wanyanaguye nsuramye I know kameze gute rana tagize dore ibirabana bitere none se ko mara nabyo kunywa birimora niko bagigasoza yigwa muti peratinze man ibonekizemo ibirabara ko ngeze nabiguze by'ubwoko bwose ibyama champagne ariko ejo bundi nzaturangira kurundamo inzoga nyine wakoze umva uzashyiremo inzoga bita Jack Daniel iyo nanga izabura murakoze none turatwashotse gukora cocktail uyu munsi bw'ejo twizimo turavuga ngo ejo ngo bizabera pipa kandi uyu munsi birabera pipa uyu munsi guys banguke ese iratara bari kubona riri muri karakabati nta nubwo ubona urutsinga urakoze nahubwiye nanjye mfite akabati kezeri naho uzanyira kwirata kanditseho DJ Ben singaka inyuma urakoze ndaguza nta muntu ariko aratinda ariko umuntu awugurira furniture ararenze
umva Man ararenze. Ni nawe wakoreye hariya kuri Ntuzi kuri Kigali Sports Bar. okay none Namubonye noneho ikintu cya mbere kigomba kubaho urabizi ko Uwiteka yantumye akambwira ngo ngire urubyiruko ndubwire ngo isaha yacu yageze, isaha nyine yo gukiriramo ibyo wayisenge ibyo wayisabye byose yageze. rero naje mbibwira abantu kuri live banga kubyumva maneri abantu baringa 100 banze kubyumva. Guys, tunabyumve ko isaha yageze. Njye by'Imana ndabyizera nanabyemera. Ngiye ndi kubabwira buri muntu wese w'umujene wasengeye gusaba akazi akakabura, umukobwa wasengeye akazi akakabura, Imana yambwiye ngo isaha yawe yageze. Urakoze. Ubu rero ikintu kigiye gukora ni ugutanga noheli, ugatanga ubunani, ugatanga noheli, ugatanga ubunani, ugasangira n'umuryango, ugasangira n'abana. Noheli twapanze. Niyo mpamvu leta yatwishimiye ikatubwira bana banjye mugeze mu gitondo. Urakoze. Yavuze mugeze mu gitondo. Ntabwo twakora agatrip tukagenda nko muri twakora agatrip tukajya nko muri Gisenyi, Muri Rubavu, Gisenyi ku maso. ndumva kitaba yego ni icyumba cyiza, ariko ubwire Kaspi usiko man akoya ngo dukora ingendo zo mu ntara nge nazireka umwaka ugiye kurangira kugira ngo banerure. Ubwire Kaspi ntabyemera turamanuka, ariko twafata icyokezo tukajya kwigurira inkoko n'ihene. Icyokezo kiriyeza nyereka twashaka icyokezo tukagura ihene ku murindi uri hepfo yawe tukayibaga tukayotsa. Dore reka nkwereke icyokezo narakiguze. Ese ko Kaspi ataje gusenga mani? Imana yamwe ngo ngira abajene bose yavuze abajene ntiyavuze abantu ngo isaha yacu yageze. Kanze nyikwereke neza. Kuva nabaho Sano Eric niyo ingaburiye neza. Mujye mureka izindi Sano zipatapita. Wabonye icyokezo yakiri mu kabingaro. Umva ukuntu yakayavuze ngo kuva naho nibwo nabona Sano iteka neza. Ageze kwa Gasuku ngo kuva nabaho ngo nibwo nabona ngo ibiryo byanyu kuva nabaho nanjye umva icyo cyerekezo turagura ihene man. Ndabona Kaspi benda ahantu wasengeye sinagiye Grace Room. Kaspi ni Grace Room. Izina ry'Imana yantumye, izina ry'Imana man iri Imana yantumye ku rubyiruko. Kaspi izina ry'Imana Imana yantumye ku rubyiruko, irambwira ngo urubyiruko rwose, urumva urubyiruko rwose ndubwire ko isaha yarwo yageze. Abantu bari kumamagaramo banditse izo ndaya. Seri Karame utubwije ukuri, ongera wishyireho kamera yawe. Iyo nkovu iri kuzuru wayitewe n'iki? Cyane ndi umwana uruhinja amezi 2 mu myaka 2 nikwita kiranga ikaba kigaragara aka kanya gutya. Yaragikata kuzuza neza. Zari bina amafoto ndi kumwe na papa nyifite imyaka 2 ataritaba Imana yari iri ngo shyiraho Kaspi mwana. Byageze reka nshyiraho Kaspi. None kamaze nkubaza, urabizi ko uturanya n'isoko ryo ku Murindi? Naho nari mbizi bacuzamo ihene bro n'inkoko z'inyarwanda. Aba Caritas mwe ko mwariraye.
wariraye umva Kaspi Mm, navuye gusenga Grace Room mm. mva mpita nigira hehe Green Lounge kuri birthday ya Philipito nabibonye ngiye kubona mbona ukikoze rikaraguye na mowete zivuze ubuhuha ikagenda bamuzaniraga mowete mukaritaza ngo baturaze kara iriho itara ringana n'inkoni yanjye anywa mowete gute yaranyambuye nanjye yes nanjye n'ikibazo mfite unywa mowete ngiye nabonye kwita nama yakoresheje bariko niba ari bariko iwe yakoresheje kontwari iwe nakoresha mani akabare ko mu nzu iyi nyana y'imbwa Eric ifite ishyura amafaranga Kaspi utamwishyuye naza biraba ibindi bintu benda naze yanyweye mbwire mowete zigera muri esheshatu nanone benda yanyeretse fagitire bamwatse ego benda abakira benda ibiguru n'amaboko iyi ugira ngo nyana twagiye muri after party none ziba ndongera turazikaraba nazo nazirangwa uretse ariko ziba ku manyuko iyi nyana y'imbwa isigaye ifite amafaranga ejo bundi Eric twagiye ahantu umuzungu turamwica urumva tumwishe haza undi uje kumukiza nawe turamwica urumva n'undi uje nawe abantu ari kuvuga ngo Eric ngo ni mwiza iyi nyana y'imbwa se bunguye ncuramye ariko Kaspi Eric ni mwiza iyi nyana y'imbwa ntabwo ari nziza iragahambirwa ariko ndamukunda aragapfa oya nose ni mwiza hari ndagira ukumukunda ariko ndagira akaba atari na mwiza ndagira reba cyataye umubombe ngo Kaspi ngo buri muntu amubamo ideni time bomb n'andi umva yaranyambuye bomb n'andi dutayemo yaranyambuye amadolari ndamubeshya 50 twaje na 50 Kaspi ariko yaranyambuye hariya yagabanyagayo yarandimo yamare sengana ntabwo wasengana Eric mu wasengana na dente mu byotsuri umva ngo Eric ngo ni icyuki ariko umuntu akarenza agaseka koko reka mbabwire Eric ntabwucyuke ngo sha ni mwiza nimukagira ishyari Eric ni mwiza mu mufuka gusa ngo nitukagira ishyari guys uyu munsi traffic irakorera people kandi noneho leta yadufashije ababyeyi bacu Benda turageza mu ese gitondo Benda kuba pipi bukesha urumva nta kintu uri gutekereza noneho umuzungu nanjye umva nibyo navuze mbwira Eric namujyanye kurana namubwirira mana yanjye nubwo batwemereye gukesha ngiye mvuye gukoresha ivalisi y'amafaranga umva dereka isakoshi ndazana muri pipo kugira amafaranga yanjye baracyaba ngo Eric ni mwiza ngiye nazanye ka Eric kaboro si mwiza kakandi de gota ntabwo uri mwiza bikamo kakandi de gota bikamo urakoze Eri ntabwo uri mwiza ntuzi kwiyogoshesha ntuzi kogosha ubwanwa nijoro yambwiye ngo iri ngo mbese ngo nindiri kukogosha Yesu we ngo mana rataka yancumise wazamujyanye kwa rando bakamwogosha koko bakamukubitira abyemere asigaye yiyogosha mani yaguze imashini asigaye afata akamashini ajya akoresha imashini eshatu afata akamashini akoresha Cape Town akagashyira no ku gahanga kandi umujyanye shari Yesu we hoya Yesu we ko Cape Town hoya amashini yavuye mu Budage akira mwana w'amataza kumfira ese shanga umbaza none se unywa champagne imwe ebyiri eshatu enye gute waranyambuye wa mugore Kaspi zini yakoze nazitanye muri Green Zone shangiye nari naniwe man mani Green Lounge bafite ryatara urabona ka gatara kakakaje kuri boto Green Lounge bafite amatara nk'arindwi agerekanyije bazaze barebe iri bironje noneho ryo yandi rya bironje ayo ntago ari amatara nyine Eric yanywaga mu wete ivamo bazana indi imvamo bazana indi ivamo bazana indi urakoze ndamubwira Eric twaje gusapotinga Philippe dore imashini yo mu Budage Kaspi niba bigenze bite niba muhamagariyemo simbizi ya internet yo kumuteremo tongera gure canal domade ni Germany urakoze yanditseho Diamond platinum ni noza ni hariyo bahita gute ni touch screen touch ugenda wongeza dongereza hano ngo 1 2 3 4 5 urakoze wabonye ngo Diamond Made in Germany siri kubona kari ateza ku muteremuko
ni ukuri ko Imana iyi ngiyi no kubeshya imana nkubeshya Imana imana nayiguze igihumbi cy'idolari. miliyoni Igihumbi cy'idolari bibanza ari miliyoni sinzi ambaranga. miliyoni imwe na Dore magana atatu mfite iyi ngiyi nayo ya Philips. Iyi niyo yo ku bwanwa yabaye umuresha yo kuri Noza. iyi nshya sibaye ngo Fiston ko ashaka na Eric Fiston ninde we kuko man koze umurimo mvugaye niyogosha rimwe na rimwe ko yakarege binera imibura umukobwa wabuze inenge hajya bagutumva ko utabuze inenge mfite amashini menshi ari nayo mberetse undi ntabwo nyabereka ngo nishaka na Eric umva uyu munsi birabera hari rendimesha turi kwa manzi urakoze mu gisimenti derasi rendimesha nzakorana na toxic yasagarukana none wawe hano ngo abantu baramwishimiye byatari cyagiye byadanje toxic azi gucuranga bro yadukubise umuziki abantu bose